Bakunzi bacu nongeye kubasuhuza mukaba muri kumwe nanjye Nsanzumuhire Alex kuri YouTube TV. No munsi tukaba tugiye kurebera hamwe ikibazo abagore batwite bakunda guhura nacyo aricyo cya constipation cyangwa mu Kinyarwanda imatwe. No kuvuga ngo turebera hamwe se imatwe ubundi ni iki, cyangwa turebera hamwe se biterwa n'iki mu mugore utwite, tuze kurebera n'ibintu yakora kugira ngo abyirinde n'igihe yajya kwa muganga. Tudatinze mu magambo, ubundi tuvuga ko umuntu afite constipation cyangwa afite imatwe iyo byibuze amaze iminsi 3 cyangwa mu kimwe amaze icyumweru atarajya kuri toilette byibuze mu inshuro 3. Icyo gihe tuvuga ko afite constipation. Rero mu mugore utwite nk'uko mubizi, umugore atwite umubiri ugenda uhindagurika, imisemburo igenda ihindagurika, nuko namwe murabizi. No kuvuga rero iyo umugore atwite hari imisemburo myinshi agenda asohora mu mubiri cyane witwa progesterone umufasha mu kwitegura gutwita, cyangwa tuvuga ko maintaining a pregnancy, urinda nk'inda ye kugira ngo nyine umwana azagenda akura neza. No kuvuga rero umusemburo ikintu ukora ugenda woroshya inyama zikikije hariya muri nyababyeyi, ndetse sinicyo gusa ukora, ahubwo uragenda ukanoroshya utwo bita smooth muscles. Smooth muscles ni utunyama duto cyane tuba mu mara, mu rura runini ndetse no mu mara handi hose. No kuvuga rero ikintu ukora n'umusemburo uragenda ugatuma utwo tunyama tutikanda, bigatuma wa mwanda ugumamo hariya mu mara. Warangiza iyo ugumyemo hariya mu mara, umubiri unyunyuzamo amazi muri uwo mwanda wose, ubundi warangiza wajya kuri toilette ugasanga witumye umwanda ukomeye cyane, wumagaye cyane. Rero urumva ko uyu musemburo nawe uri mu bintu bituma umugore utwite agira constipation. Ikindi cya kabiri nuko nk'uko mubizi, umugore igenda ikura hari urwego igeraho none igatangira gukompressa cyangwa gukanda yamara, nanone bigatuma umwanda utanyuramo neza nk'uko byari bikwiriye. Urumva nabyo ukuntu bizagenda ni nk'ibisanzwe nk'uko bivuze hejuru kuri wa musemburo. Icya gatatu, nk'uko mubizi, abagore akenshi bakunda kugira akantu kitwa morning sickness cyangwa kuruka, kwa kundi abagore baruka mu gitondo. Kwa kuruka rero bituma bagabanuka amazi mu mubiri. Iyo bagabanutse amazi mu mubiri, ibyo bintu nabyo bituma umubiri wabsorbinga cyangwa unyunyuza amazi mu mara, bigatuma uzagira umusarane ukomeye. Icya kane ni uko abagore nabo iyo batwite bakunda kunebwa, nava karimo kunebwa cyangwa kuba less active, badakora wenda udusiporo, cyangwa bakunda gucika intege niba bakora ibintu nyine niba active. Ibyo ngibyo nabyo rero bituma bagira constipation. Ikindi cya gatanu ni kuba umugore wenda wagize ibibazo bya anemia, cyangwa kwa kundi abagore mu gihembwe cya mbere bajya kwiteresha gufata bya binini byongera amaraso bya fer. Iyo iron cyangwa iyo fer ituma abagore nabo bagira constipation. Rero ikintu cyagufasha kugira ngo utagira constipation mu byo utwite, cyangwa nawe uri kumva ino video, ikintu wakirinda mu gihe ufite constipation, cyangwa uburyo ibintu wakoresha kugira ngo uyirinde. Icya mbere harimo kurya imboga. Imboga ngaha ni ikintu kidufasha cyane. Imboga ziraboneka cyane nko mu fruit, imineke, yewe no mu bishyimbo, cyangwa na dodo, amashu, zose ni imboga. Ufata iyo uzongereye mu biryo byawe bikurinda constipation. Ikindi ugomba gukora ni ukunywa amazi. Ukanywa amazi menshi, byibura hagati ya litiro 2 n'3 ku munsi, kandi byaba byiza ko ayo mazi akaba ashyushye harimo n'indimu. Ibyo bituma amara akora cyane, bikayactivatinga, byarangiza ukituma neza nta kibazo. Ikindi cya kane, ikindi ugomba gukora ni uko ugomba kurya ibintu by'ibisosi sose, ndavuga amasupu, ukayongera mu byo waryaga. Ibyo byagufasha. Ikindi ugomba gukora ni ukuba active. No kuvuga ati wa mubyeyi we, nimba gukora siporo utabasha gukora siporo, ushaka gutangira byuze ukajya ugenda wenda ugafata nk'urugendo rw'iminota 15 na 30, ubundi ukagenda wimenyereza gukora siporo. Hari n'izindi siporo wakora nko kwinanura, babyita yoga, gukora twa yoga. Ibyo bintu byagufasha gutuma wituma cyangwa bikakurinda constipation. Ikindi ugomba gukora nanone ni uko ugomba kongera inshuro waryaga ibiryo. Aha ndi kuvuga ntabwo ari ukurya ibiryo binini. Nimba wajyaga kurya ukarya igisahani kinini, ni ukuvuga ati ukagenda ukakigabanya byibuze buri masaha 3, ukagenda urya uturyo duke. Ni ukuvuga ngo ubundi iyo uriye igisahani kinini bituma
bituma umwanda cyangwa ibiryo byahindutse umwanda bigenda bikajyamo hariya mu mara manini bikagumamo ari binini cyangwa ntibibashe gucamo ari binini, ariko iyo uriye dukeya bijyamo ari duke bigatuma wituma neza nta kibazo. Ni ukuvuga ngo rero igihe nanone ufata wa muti cyangwa bya binini bikongera amaraso bya iron, ni byiza yuko wakegera muganga wawe wasanga ufite constipation akaguha utunini dutuma wituma cyangwa tugenda tworoshye bigatuma umwanda usohoka. Igihe uzajya kwa muganga rero nk'uko nakubwiye, ni igihe byibura uzaba umaze hagati y'iminsi 3 n'itandatu utituma kandi ukaba unababara mu nda. Icyo gihe ugomba kujya kwa muganga wawe ugukurikirana akareba icyo agufasha. Ikindi ni igihe witumye warangiza ukabona hariho nk'amaraso cyangwa uri kwituma amaraso, icyo gihe nabwo ni ukwitura ukajya kwa muganga. Murakoze cyane, mwaba muri kumwe nanjye Nsanzumuhire Alex, nkaba mwibutsa gukora subscription kandi ukanashinga video zacu ntawe utaha.